mu minota itagera kuri 3 ugiye gusobanukirwa isomo wize guhera muri primaire kugira na n'ubu. Maybe kutigeze urisobanukirwa gusa ubu ngubu kanizere kugiye kurisobanukirwa. Let's get started. It's about if conditional. Nkuko mubizi if conditional igira ubwoko bune cyangwa se igira types enye. Arizo 0, first, second and third conditional. Reka duhere ku nteruro ya mbere. If it rains, I stay home. No kuvuga ngo iyo imvura iguye nguma mu rugo. Iyo imvura iguye nguma mu rugo. Kabiri, if it rains, I will stay home. Imvura nigwa nzaguma mu rugo. No kuvuga ngo interuro ya mbere iragira ubusobanuro bitewe n'iyi ya kabiri. If it rains, I will stay home. Imvura nigwa nzaguma mu rugo. Gusa hano turavuze ngo iyo imvura iguye, if it rains, imvura iguye guma mu rugo. Gusa hano imvura nigwa, if it rains, imvura nigwa, I will stay home, nzaguma mu rugo. Gatatu, if it rained, I would stay home. Imvura iguye naguma mu rugo. If it rained, I would stay home. Ntimucanganyikirwe no kubona iyi rained. Kuko mubizi iyi ni past ya verb to rain. Gusa hano ntabwo iri gukora nka past, ahubwo iri gukora nka imagination yihe. No kuvuga ngo iyo tuvuze ngo imvura iramutse iguye harimo imagination. So iyi rained iri gusobanura imagination. Hano muri if condition ntabwo iri gukora nka past, ahubwo iri gukora nka imagination. If it rained, imvura iramutse iguye, I would stay home. Imvura iramutse iguye naguma mu rugo. So kuri kane, if it had rained, I would have stayed home. Iyo imvura iza kuba yaraguye cyangwa se iyo imvura igwa nari kuguma mu rugo. Iyo imvura igwa nari kuguma mu rugo. No kuvuga ngo iyi nteruro iri completely in past. Yo iri muri past, iri kuvuga igihe cyashize. So hamwe n'abanyeshuri bacu turi kwitoza icyongereza, turi kwitoza kuvuga icyongereza buri munsi tuniga amasomo mashyashya. Gusa imikoro turi gutanga ni ijyanye no kwitoza icyongereza. So nimba nawe ushaka ko mwisi yo kuvuga icyongereza nyandikira nimero zanjye ngizi hano hejuru, then dutangire twigane. So thank you for watching.